bega mwana yanjye Nyabugogo rwose imodoka zitugonze zitwishe Nyabugogo rwose bega iyo ni Kigali ako Kigali ni heza we oya bisa no kumucaza ukamugirira inama simbizi ntacyo mba ntakoze nukuri ndagerageza ariko hari igihe umwana kunanira ariko mwari muri natwe twe tunyeze hano twanga guca ku rugongo yuko nari ngiye kuba misiwara neza ariko ikibazo kibaye ni kimwe ndazamutse umupira uza nyuma ngiye nzamuka mbere noneho aho kugira ngo umupira uze umupira uramemukiye kabisa uyu mupira uramemukiye izajimana neza ari kumanuka tugahuriza amagahita mugarame igitego kigahita kinjira waramutse mwana wese warayehe uzi ko naraye mutegereje ijoro ryose nyine nari nagiye kureba abahungu naraye ijoro ryose nasinziriye nibaza ahantu waraye nakubuze mwana wanjye ndaguhangayikira uzi ko udusha gato bari kukuraza muri stade ngo mpangayikira ntago uzi ibyabereye rero ahubwo reka guterestere mama uzi uko byagenze muri feruje Kiroso yaragiye kwambuka hatsemo itara ritukura kandi uzi yuko abagenzi bagomba guhagarara noneho Kiroso arambuka imodoka nayo yaje yari mukubise habuze gatoya nese amasaha yakugeraho uri kwambuka umuhanda cyangwa ibindi mama nawera uti byagenze gute Kiroso yaje noneho aje abona umukobwa aragenda amukurikiza amaso yashidutse yaraguye hasi ahita ahitana umuntu ngewe bari abahungu banyewe wagira ngo neza baturutse ahantu neza batigeze babona n'imodoka ngaho reka nkomeze njye kwiborosa ubwo turasubira nzajya amenye ibyawe gake gake urakoze mama
ubonye ugera ahangaha ndahageza ko urwo rugamba rukomeye anti nyine ndamuzi mama hatari aha kuva si muri rugo ko ari hatari hari ahantu bingeze ahangaha pe ukora akantu gatoya akabakururiyeho akagutuka mbega kwisanzura hari ahantu ntago sinzi ntago bizashoboka n'ubwo ntibibatangaze ngezeyo nyine akansubiza aho mvuye reka da cyose bibaho kandi nawe bigeze se birakabije nyine ni uko wakwihangana kubera umuntu aba ataba iwabo akihangana ariko kwihangana bitera kunesha ariko ndi kumva birenze hatari ariko gikomera nukuri ariko turishimye kuba ugeze ahangaha ni ukuri barimo mukumbero ni reka tumwakire yarabuzeho kabisa aba abasore mwamenye n'ubwenge bwo kwakira abashyitsi ntabwo twikora dusigaye duhumura ntabwo wabibonye ko dusigaye duhumura ndabona mwara reka Kigali twabaye metero tumeze neza ubu ngubu nta bintu byinshi imana iraturenze nese tubwire ufashwe gute kwa anti ko tubizi ko n'ubundi atwanga nawe rero ngo ntabwo wavayo muri paka nawe umva kwa anti ibintu bihari mana yanjye sinzi birakabije ngira akantu gatoya mwozi yabona nyine atagashimye agatangira akanuka ariko nkihangana mwese nabigenza mureke mbabwire muvande aho kugira ngo mushiki wacu atesereke hariya n'ubundi aratwanga uriya muhandi aratwanga we mwaretse tukamuvana hariya wakemera ko wava wakemera ukaza tukanibanira n'ubundi none se ubundi ko nabirenze kuhava ntabwo ari wo muti genda umva ari wo muti kuko ejo n'ejo bundi akaza tukaba turi kumwe none se turi abavandimwe hari ikibazo aho kugira ngo bagomeze kumubwira nabi nese urabona uko tumuheruka ariko ameze urabona ko ibibazo byamurenze agomba gukomera nyine cyajya yabaye cyuki mugani w'abanyakigali muri cyuki gukomera ariko natwe turi basaza bawe turi gukora cyane sibyo kugira ngo tugere ukuntu bazava muri ubwo buzima uzi ko atakingurira n'amavuta yo kwisiga sibyo nababwiraga cyagiye tujya ku umuntu w'umukobwa nkawe cyagiye tujyayo mwabonaga ukuntu yari afite agapo keza ariko reba none ni igikotori nyine biragaragara ariko se mbwira kara noneho kugira nawe ntabwo tureba kugira ngo akure uzo dusure noneho byaciye mu zihe nzira simbyumve nsa nkaho natorotse kuko n'ubu mfite ikibazo mfite n'ubwoba gutoroka uje kureba abasaza bawe cyane ikibazo none siko namwe azi ko mwabaye ibirara ntiyaguhura ubushye niko kubwira ntago siko umuryango wose awanga reka mbabwire uriya mucangaza Imana izamwihembereye gusa ibintu dukorera kuva tukiri mu cyaro kugeza tugeze no mu mujyi ibintu byose nyine nzi ko twishimiye ko tuje hafi yenda ari uko turi kure urwango ahubwo ko ariko rwarushijeho kugaragara wenda twe ntatwange nibura so bari kumwe namufasha buri kimwe we aramuhunda ntabwo anyurwa ntabwo yanyurwa guteze ariko rero umuti w'ikibazo ntabwo ari uko namwe mukwiriye kumwanga nimureke tumukunde sibyo adukorere biriya tumukunde hari igihe kizagira umutima twihangane amaherezo tuzatsinda amaherezo azatsinda gute se ko tuzabura mushiki wacu tumureba oya ntabwo byo tuzabyihanganira ntabwo tuzabyihanganira karabo urwana urugamba ukomere igihe uzumva bigezaho byanga reka mbabwira aho reka mbabwira ikintu ugomba gukora sibyo papa teta naramuka avuye hanze sibyo akaza uzamwicaze umuganirize umubwire ikibi cya nyoko wanyu ashobora kuba atabizi wari umuntu w'umugabo azakumva azagutega ashobora kuba atabizi kuko nabimenya ashobora gukaruma tante ubundi akaba mwiza ariko ndabizi ntabwo yaba mwiza nabyo bizaba bigoye ubwo gutinyuka umuntu w'umupapa ngo ugiye kumubwira noneho reka ikindi uzaganire na teta naramuka avuye ku ishuri ahubwo na teta koko we teta n'umwana mwiza kubera ko teta yumvikana na nyina ashobora kujya gukaruma mama we sibyo ayo mavuta akayakugurira buri kimwe ubu se bya bindi by'abakobwa arabikugurira nimba atakugurira amavuta ngo byameka kumusiga ku minwa yarumye wapi byaranze rwose ibi ni ibiki abanyarwanda koko ahubwo karadora amasaha ari kugenda udatinda ugasanga urara n'inyuma y'urupangu
sawa rwose tuzajya twemera tugusura turebe nabi yenda tugusange mu rugo ariko udaheze inyuma y'igice njye sinahajyaga ariko ngiye kuzajya mpajya kabisa Oya, ibi ntabwo byumvikana oya tugomba kujya tujya mushiki wacu dukunda dufite twemera udufaranga twose dukoreye dukeya tumuhereza nawe yizi tuzagufasha mwana wama tuzagufasha humura rwose mureke ngende gusa mu nsengere reka tumugeze ku irembo shana kundi humura ariko imana isuriza igihe nuko rwose se mwana wowe utarabyuka waramutse siri ko watinze kubyuka ukuri wari wananiwe pe se mwana w'urugendo rwari rumeze rute ntawe turabuza mu ndege ntabwo turabona uko tuganira kuva waza mwana erega naje naniwe ariko nyine mu ndege ugenda nyine se mwana wane ari ngukumbuye yesuwe uri warananyanze se kutamvugishaga mpaka ngo uhamagare mama akusi telefone yawe uzi amafaranga agenda iyo mpamagaye hariya muri Canada uri umukire nuko nyine atirara mbabarira mwana ese bite byadagi dati rero hejuru twari turimo tuvugana ambwira ko azaza umusibeje mwana yanjye ndaza mami umuhamagare mubwire ikintu mutuma telefone ye kubera amahugurwa barimo basohoka ninjoro bagiye oya mwana we papa bazazanira iki yesu fine ntumuzi se ni surprise ahubwo telefone ashobora kutubeshya ngo azaza kuwa gatatu na ninjoro ukajya kubona ukabona araje ni surprise ziwe umva ariko numva ninjoro twateguye moto yo kumwakira mu kibuga cy'indege tuzagenda tumbaye turi gushaka umwenda cyangwa tujya mu mujyi kugura umwenda mama nukuri imyenda nakwibura yarashaje kana yanjye ufite kungurira utwenda dushyashya nyine cyakora umva hari amafaranga rero nateguye kumwakira oya turagabanya mva turajya mu mujyi ntacyo mu mujyi nta wundi nkorera mama ni wowe cyakora narimba n'ubundi se kurera abandi bana b'abandi n'ubundi bakwitura inabi niwe wenyine nkorera mwana wanjye twigere kwitekera ahubwo se shakise turateka iki twumbuye iki nawe ubugari mami ukase ntiwaraburiye oya ndabishaka none yego twigere kiri inkoko eko duhindure basi tujye kugura ifi shaka inkoko umva ngo ntacyo seri ntacyo nakwimitse mwana wanjye cyo kureba ikintu dutegura haraciye urumva naje mbanza kujya guca ku kazi kugira ngo ngiye kubabwira ko naje kugira ngo mbone uburyo bwo kugira ngo nsabe konje nze nanjye nduhuke nawe uraducanga reba ugiye kusanura tubeke muzaze ejo oya niko nabaye ariko n'ubwa mbere surprise zawe nawe ziba zarangiye ngira reka na mami wanzaniye iki mukobwa wabaye keza nyine njye nari nagukumva nawe wakubwira njyewe ngira ikintu wanzaniye n'umukobwa wawe mbabarira ukuntu umwana barimo araza nawe ugira gutya
bo uzise nakuzaniye ibintu byinshi ariko kubera yikumva ntabwo mise nzajyete ntabwo mbikunze oya munyihanganire hasi wazanye iki ibyo nakuzaniye waza kwibona reka ndebe muri bage urareba hari n'ibindi byinshi nazanye ahubwo teta wanzaniye amazi nkanywa se hanyuma se sawa surprise zawe zarazirambiwe urambye ngo urambwira ngo uraje then ngiye kubona ngo nabituye mu nzu nawe gusa sinakubwiye impamvu please babarira sinzi ukuntu uteye ntabwo ndakumenyerana no wamenyereye gerageza umenyere byarananiye kukumenyera sheri kawaii keza nareba se wa musatsi wawushize he sheri nabonye rero shanda reba mbona imisatsi yenyereye imituma ng'umukecuru ndagije bitamo oya umukecuru usubwe n'iki ko atari byo nkunda ngiye n'umuntu muri matuwa umukuze ariko mbeca mbabarira rwose reka mbabarira hanyuma se tutaravuga byinshi hari abantu nkumbushye kandi sikara kuri aba mutabazi gusa hari abantu barukumbuye nkatwe uretse wenda zokwe kukumbuza ngufitiye si mukanya se uretse buriya mwana wari nyine n'umwana ariko mbo nyibwirira rero bamutabase ngo iki mutabazi bara akuse nabuze nimero zabo tabazi rero telefone y'uyu munsi biriho usinjya mbyitaho akuse nayibona gute nimero ya mutabazi kweli ntayo ngira sinzi ako sinzabura uwo nyaka urebe ukuntu wayi wa muhungu wa mahamba n'umucuti wanjye ageze kandi ajya agera hano uze kuyimumbariza hanyuma uzayimpe rwose ndebe ukuntu najya kubasura muri no kongera agiye kumpa nzasubire hanze nabanje kubabona witaye ku muryango wanjye nawe urantunguye ikibazo se ubuze no kumbaza ukuntu wari udukumbuye wisumbaza ibintu byo muri famiye y'iwacu ibyo ngibyo ni babarira n'umwana ari hafi hari ibyo ndi bukubaze njye nawe njye nawe hari ibyo ugomba kukubaza kandi urabizi byiza cyane urukumbuzi we sinjye uri burote tugeze kanaye kubivuga bura wabona cyati takimo kiratwumviriza seteta namutumye amazi yakazanira ni hatari kabisa uzi inyota afite ariko undi uramutumye hanze mu kiburi akusigaye usa neza wayibonye usigaye usa neza hari agakobwa k'akazungu kari kanyitaye nagatanga uziko wari umaze n'ikamara icyumweru utamamagaye nanjye nkavandire hari umunsi ntabwo uhamagara yarwo hamaze icyumweru narabuze burya rero muri irya minsi wakubwira nari ndi mu bibazo bya biti byatanje nanjye ubwanjye ntabwo nibona ariko uko nabona akanya gato bizi nahita nkwandikira nkaguhamagara ntabwo ntagize babarira nawe seka ndi buriya mwana nkuze murebe ariko se nkawe seteta kiri ngino ntatari kabisa njye hari ikintu nari ndimo aha ari sisha mwana kubera kudutungura numva nakwanze shiri gerageza unkunde mbabarira siko nkawe koko wakurika mubwire rero sibyo gerageza unyumve ibintu by'urwango byikuremo icyo nzi cyo ibyo mba ndimo byose ni byiza kandi n'iby'urugo rwacu kuba nagukora surprise rero nta kibazo kiba kirimo cyane ntacyo sheri rega ni ku neza yanyu ese ubundi ndamutse nje abantu bose ndabizi hari igihe nawe weshe mu karengero ugasanga nabivuze bwiye abaturanyi bakaba baza kunyicira ibyishimo kandi mba ngomba kuza nkaruhuka sibyo hanyuma abaturanyi bakazambona ejo ariko ni icyo utabona uzubwenge cyane rwose reka dushaka uburyo rero dutegura ibyo kurya reka dutegura ibyo kurya muri ukuntu mwashakira ukumbuye ikizi muri ukuntu niba urabizi njye n'umukobwa wanjye turumwe uri ukuntu mwanekera ubugari bw'imyumbati bwa bundi njya numva ngo bwa Gitarama nari naguza amafu binkoreye nari mvuye hariya hirya ku rusengero nari mvuye hariya hirya ku rusengero muri repetition ndani reka ncana umusubire
hano se mani uracuranga uzi no kuririmba ndaje mu gihe ngeze nari reka ncometse piano mbe nikorera umuziki nta kibazo urabizi ko indirimbo yose gato mani ndirimbira jewe numve reka mubwire mbere urabizi yuko rwose nk'umuririmbyi hari ikintu ugomba gukora kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge nko mu rubyiruko bagenzi banjye mbicishije muki mu ndirimbo usanze rero nari narayirangiza neza maze guhimba igice kimwe ubwo nuko narayirangiza reka mubwire nanjye mfite indirimbo ndimo nandika yitwa Mweru na Muhima yagusabye urumva uzazane piano hano twongere tumva ahubwo ngiye kubigukorera nk'akazi sindakanoza neza ngiye gushaka karofre kawe karimo karazamo nzagutumira ariko message utazi ndi na leta ngenaye umva nanjye abanyarwanda nanjye niyemeje kugucurangira ukwishaka reka nza ahubwo nikoze mu cyumba gara ndebe ko mbona ahantu yanditse ubundi nzo kacurangira ntabwo wagenda utagacuranga oya rwose reka nzi bashaha yumva kacurangira reka wumve nari ndimo nta karimo kaza gake ariko reka ucuranga wumve karavuga ngo Mweru shyiramo nka karege twumve ko gatanga ubutumwa shawe yewe twazayisoza tukari arubwiye indirimbo reka tuyikore dukwiye gushaka ibice byombi tukazayiririmba iyi ndirimbo tuzayirimbira umuryango jewe ndifuza ko nzayiririmba rimwe mama teta hari papa teta hari twese duhari n'abavandimwe nanjye nemeje kuyigufasha tugashyira hamwe ndetse igitero cya mbere n'ingihe uzagikora nukuri ndakubwiza ukuri
nukuri reka ahubwo nkomeze nandike reka nkomeze mu cyumba nandike turi kumwe ni basaza bawe wagiye gusura gusa cyangwa ufite ahandi wanyuze? mbabarira naje mbura taxi uyu mujyi urabona ko ufite ubwoba ufite ahantu uvuye